Excellency Kasim Jomart Tokayev, President of the Republic. Nyakubahwa Kasim Jomart Tokayev, Perezida wa Repubulika ya Kazakhstan. Nyakubahwa Wadana Davkova, Perezida wa Repubulika ya Macedonia y'Amajyaruguru. Bayobozi b'icyubahiro, bagore n'abagabo. Ni ishema rikomeye kwifatanya namwe uyu munsi, kandi nshimira Perezida Tokayev ku butumire bwe bwuje urugwiro. Iterambere rya Kazakhstan ni ishusho y'ubuyobozi bwabo bufite icyerekezo n'ubushake ndetse n'imbaraga z'abaturage ba Kazakhstan. Iri huriro ryabaye urubuga rw'ingenzi atari gusa mu biganiro, ahubwo no mu bufatanye bushingiye ku bikorwa bifatika mu isi irimo gukomeza kwigabanyamo ibice. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igaragaza neza ko ibibazo by'isi bihurira hamwe, bityo ibisubizo byacu bikaba bigomba kuba byuzuzanya kandi bihuriweho. Ibi bisaba impinduka mu buryo twitwara muri politiki mpuzamahanga no mu bufatanye mpuzamahanga. Mu Rwanda twize ko guhuza n'amahanga tudafite umutekano w'imbere mu gihugu bidushora mu kaga kurushaho. Ibyo twitaho cyane ni ibyo bizanira abaturage bacu inyungu zifatika kandi zigaragara. Ibi birimo gushyira imbere amahoro n'umutekano, kongera ubushobozi bw'ubukungu bwacu ndetse no kwihutisha ishyirwaho ry'isoko rusange mu karere. Ubufatanye bwacu n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bushingiye ku kubahana no gusangira inshingano aho kuba ku kwishingikiriza ku bandi. Iyi rero niyo nkingi ikwiye gushingirwaho n'ubukungu bw'isi ndetse n'uko bukora. Icyorezo cya COVID-19 cyerekanye uburyo sisitemu y'imari y'isi ishobora kuba yoroshye kwangirika kandi itangana. Kuva icyo gihe ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere byagumye mu gihirahiro hagati y'umwenda wiyongera, isanduku ya leta igabanuka ndetse n'amabwiriza akakaye y'inguzanyo. Havuzwe byinshi ku ivugurura ry'imiterere y'imari y'isi kugira ngo ijyane n'igihe, ariko ikibazo dufite si imiterere gusa, ahubwo ni politiki. Amategeko agenga iyo sisitemu akenshi ashyirwa mu bikorwa mu buryo butangana, mu gihe ibipimo byo gusuzuma ibyago by'imari bishingiye ku myumvire ishaje idaha amahirwe ibihugu byo mu majyepfo. Ibi rero bigabanya uburyo bwo kubona amafaranga, byongera ibiciro kandi bigatuma iterambere ritinda. Ariko mu gihe dukomeje gusaba impinduka, tugomba no kugira ubushake bwo kwiyubaka twifashishije ibishoboka. Ibi bivuze gucunga umutungo wacu neza, kongera umusaruro w'inganda no gushora imari mu guteza imbere ubushobozi bw'abantu. Birashimishije kubona ubushake bushya mu bufatanye hagati y'ibihugu byo mu majyepfo, harimo n'ubufatanye hagati ya Afurika na Aziya yo hagati. Ibi si uburyo bwo gusimbura ubufatanye mpuzamahanga, ahubwo ni inyongera ikenewe ituma ijwi ryacu rihurira ku bibazo bidukora ku mutima twese. Turashimira Kazakhstan ku gutanga uru rubuga, kandi u Rwanda rwiteguye kugira uruhare rwarwo. Murakoze. It is fit for purpose. But the problem we have is not just structural. It is political. The rules of the system are quite often enforced unequally. At the same time, the criteria for assessing financial risk are based on outdated assumptions that disadvantaged countries in the South. This restricts access to capital, increases costs, and it delays progress. But while we push for change, we must also act with greater urgency to build resilience from within. That means
managing our resources more effectively, enhancing industrial productivity, and investing in human capital development. It is encouraging to see the renewed momentum behind South-South cooperation, including between Africa and Central Asia. This is not an alternative to global engagement, but a necessary complement that provides a stronger collective voice on issues that affect us all. We thank Kazakhstan for opening this space, and Rwanda stands ready to do its part. I thank you.